ariko se gato uyu mugabo witwa Bruno Taifa byanyabyo apfiki na Sam Karenzi. Reka umva umbwire burase ureba usira gikomeye cyane ubundi baravuga ngo harya ngo abahuje amanyo barogana. Oya buse barayahuje none oya ukagifata n'abagabo ngo nawe ubasuzume. Ni umugani w'ikinyarwanda nese woni uciye ni umugani wa cyane ngabahuje amanyo barogana rero barano bahuje amanyo reka bogana. Oya buretse se abasuzugwa bakabari nagomba simasuzuguye ariko se wabayiteho urumva wowe umugani w'ikinyarwanda sinjye wuzanye uva mbega bari mu rwego rumwe bagomba kugira ibyo bapfa mu magambo make ntago bari ku rwego rumwe bari ku rwego. Sam Karenzi ni boss after radio iranagariye ni yande ira radio nagariye Karenzi ibyo ni byabareyo mufite cyabayo biyenge nese Sam Karenzi namugisha rye turazira ndibaza umuntu nka Sam Karenzi wabaye game changer akaza kuri radio 10 avuye kuri yaravuye kuri radio Huye ya radio Sarusi kwanze Sarusi yavuye kuri Sarusi araza afata witwa Bruno Taifa amushyira mu ikipe yari yamaze kurokirita mirimo Kazum Clever yarimo Axel Horaho na Karenzi ubwenyine nyuma bagendaga bazana na Anta gake iyo kipe irazgoinga viral ikora ikitwa urukiko n'ubu rwaramukurikiranye yarango rwitwa ngo ari urw'ubujurire rw'ikisi. Oya sinyemenye iby'inkiko harabajya baza ngo urukiko rw'ibikiko rw'imikino ngo rw'ubujurire ariko barakoranye bakora ibintu bidasanzwe njewe none kugeza ubu bararebana yingo umva nyine nkubwire aba bagabo barapfa umva nyine ikintu ukubwira najya kubwira ngo abahuje amanyo barogana ku munyarwanda yavuze urumva mu byukuri urebye bifaro bafitanye gako siza mu gitondo kandi bigara ko badapfikira cyitwa ikiko cyangwa isahani bari gupfira ibiri deep indani n'imbere ariko ubwo we icyo tutari twamenya neza ese ni Karenzi wakoreye amakosa Taifa cyangwa Taifa koreye Karenzi amakosa ababivuga rero ariko mbere ko tujya kubabivuga mbere ko tujya ku nkuru za motari reka maze nkumvishe nk'amagambo ya Taifa wumve ikintu cyitwa urwango afite Karenzi reka maze nkumvishe wumve gato reka maze nkumvishe madeni n'ishyano ryose nzani ideni ry'umukobwa nzani ideni ry'umukobwa wafashe muri covid ubwo ni Karenzi baza kwagutsinda bakaza kureba bagasanga ntari ikintu na kimwe kikwanditseho nta ni sorori nta ni kanya nta ni kiyiko nta na bike yo mu nzu wandikisha kwanditseho urubanza nduvuga ukuntu rumeze abarusiye nibaje guteza cyamunara bagasanga nta kintu na kimwe gihari warangiza ngo nateye imbere ngo narakize bro hari byinshi ngewe nza nkaca hejuru nkicecekera. Reka tugarukire ariko umva ivyo rero byumvise ariko mbona barakaye uzi reka nkubwire ko batangira kumenera amabanga yabo hanze uretse nkubaze ibanga rya Karenzi uzi niri njewe nta yari iryo nziri rya Karenzi ni irihere radio siye urumva warikuye ejo wundi uyu mutipe yoraga Rayon Sport bapfaga ibiki kuri yaseka uri n'umukene nkawe bapfaga ibiki mwese muri abakene reka nkubwire ubukene mvuga si ku mafaranga ubukene bwo umutima no mu mutwe ibyo bintu bituma mu abatindi abaye batindi ubu so uraba radio si warayimuguriye se mwese radio ya Karenzi warayimwishyuye se mvuge si mwese ni ndakubaza warayimwishyuye mvuge radio si none irere diriwe koko kabari gato wagiye ko mikoro tuba twicaye imbere igira imbaraga nyine mwese nzembesha abantu ibi bintu utababeshya se radio si none se reka nkubwire rero uriya mugabo bapfaga ibiki ibyo reka tubire bapfaga ibiki njewe nyimara kumva irijwi ry'umuntu yitwa Taifa avuga ngo none gukaza ukiratangura umukire aba bagabo bafite ikibazo cy'amafaranga aba bagabo ntaki abundi umunyarwanda yaravuze abagabo bapfa ibintu bingahe bibiri umugore cyangwa iki amafaranga abandi bapfuye umugore ntago abantu bose bapfa umugore n'amafaranga abapfuye umugore gatoreka mu bwisukuru mu bantu b'abagabo muziranye abo mutapfa amafaranga ni bangahe abenshi none turaba benshi aho mutapfa amafaranga ni bangahe cyako hari cyame mugiye kwera amafaranga cyo sinuwa gusa nusura inyuma mu bitekerezo n'abadukurikiye hano urasasanga no bapfa amafaranga ariko nese kurya umbwira ngo Karenzi na Taifa bari gupfa amafaranga iyi radio Karenzi ajye kuyishinga nagari Karenzi oyishinze radio afitanye radio ajye kuyishinga radio ajye kuyishingirwa reka manze na izo opinion ya radio ajye kuyishingirwa bakayimuragiza Karenzi ajye gushingira agakiramo n'ibitinganye uretse umve ajye gushingira radio Karenzi urabizwa rero kuri Fine FM kandi ubwo ko mu bantu basubiranye hariya yasubiranye na Kazungu ndetse n'uyu Taifa ariko Karenzi ababwira ko iyo gahunda ifite iyo mapu ayifite nk'abantu bakoranaga bari inshuti ze yagiye n'abarukirita no kujyara kuri Fine FM no warakinnye deal urabizi turi uko byari bimeze birangira bamwumvise binarangira ababwiye ko nta mafaranga afite
binarangira bemeye gufatanya ariko Karenzi igitekerezo rero wagize gute wakizanye Karenzi nka Karenzi rero mu kugira connection hirya no hino arasabiriza aba baricaye barategereza bategereza ko umuntu azababwira ahubwo bashiduka ababwira ngo dusezere tugende bashiduka ababwira ngo twimuke tugende nyamara bo mu gupanga kwimuka babyishyizemo banishyiramo ko bagiye gukora radio yabo izajya ibaha bose shares runaka na Taifa banemeraga ko Karenzi ari uzagira amafaranga menshi azashyiramo uzagira imigabane myinshi ariko Karenzi abaca ruhinga nyuma imigabane yose bari nk'uyikora binashoboka yuko niba runashyizemo n'abandi bantu urumva ari bo baje bakagiramo imigabane mwanya kugira ngo aba Taifa bayigiremo ariko nkibaza icyo kibaye ari cyo kizone inkuru z'abamotari kibaye ari cyo kuki Kazungu yaba yaremeye kumukurikira hariya reka nkubwire rero bigatuma ngiye mbona ko Karenzi afite amafaranga ye yishingiye radio ye ahubwo Taifa rikaba ari ishyari buriya reka nkubwire urumva kuko byo ntabwo yajyana Kazungu hariya banza wumve ntabwo ariko bose bakira ibintu kimwe hari abo twita inkoma amashyi abakomba nkweto abo ntabwo bajya burantu hose ubu se nkubaze ndashaka kubaza ikibazo wowe nta bakomba nkweto ugira njyewe nta urabafite ndabizi abahe ari twadukomba nkweto abaza agenda bishyura ntabwo wowe cyakaze ukugisereza ariko nakajya guteka njyewe barakabwise kajya guteka nk'intuza ko zibisate kwa wa wundi w'igisabagwe Kalifani wa muraperi ngo Kalifani byahombeye froze zabuze isoko bamushinja ngaje kugazishyira mu mandazi ngaje kuzicuruza mu ndobo oya gato oya buriya ubuse Kalifani kari we yihaye niyo muntu wenyine mu Rwanda rapuzaho umva mukaye wa wundi wawufana w'inyamirambo we nizamuhonde njye sinamaze kuri stage wona kamukubita ibicerisi nagajya wumva stage imwe mu myaka 15 none sikari rwo rwego hano mu Rwanda turiho ntabwo bakunda baraperi man sibyo none reka kana none nakubwira iki kintu gikaze urumva umuntu witwa Taifa na Karenzi igihe cyose mbikubwiza ukuri igihe cyose harimo umuntu reka unese urumva iyo mpamvu duhaye yuko ari bumvikanye gushingana radio undi akaza gutabaza inyuma bakayimushingira akaza abeshya kariye urumva se gutunda tababara oya reka nkubwire gato ahubwo Karenzi icyambere tubivuge mu buryo bwiza yararebye abona Bruno Taifa nta mafaranga afite ku mpamvu imwe cyangwa ebyiri ese niba mufite gahunda yo gushingana mu radio n'umuntu umuntu akaba ari muri gahunda zo gushaka ibyangombwa bimujyana gutema ibiti cyangwa gukora mu njanga turi kumwe usavuga nka muhanzi se tuba tubivuze mu buryo bwiyubashye abakuru baba bamaze ariko ngo hari abahanzi ngo bagiye muri Amerika bageze yororega amafaranga yo kugura umuriro yabuze ko yasuguze se gato Kasuka avuga inkuru kazizera ko nge Kasuka inkuru avuga nka zizera zari zimwe zo kurwanya ibigarasha na yindi nkuru nzima Kasuka zira by'ibitingagi urumva birabyibitingagi ibyo bitinganye ntabyo nzi impamvu rero nyine bikubwira impamvu n'uyu sa uyu Karenzi wawe ngewe ntajya mwizera ntajya namwemera kuba umunsi urabona ko akoresha ibitinganye muri timu ye icyo kintu tsora tugifarikira igihe cyose ese bundi aracyaza muri studio rwa rutingagize nta rwa rwize mu seminari ntago rwabura kuza rumwe rusabiriza ku mbuga rusabiriza abayobozi ngerekana kubwira ikintu cy'ingomba no kumenya gakuru ibi kise itonde maze ubwire si boss we Karenzi gato itonde se itonde ari ibintu uvuga nyoza none se abantu mbeshye ari uvuga nyagira ngo wasaza none se abantu mbeshye izi nzego ntago zazikira pe mvuze iki kitabaye ntago rwasabirije ku mbuga ariko rukayimwita umutinganye none se atari urutinganye cya kirimage birega bitera n'umwaka uri n'ibitera mwako cya kirimageragere bafunze ntago bateretanaga bashyirana hanze n'ibintu za byabo ngo bisabara gukubitana mu nyo cyeverange bijya binambabaza reka mbwira ikindi kintu ejo bundi ariko ntukabazwe n'umutwaro itonde ngubwire hibye kubabaza ejo hari nabonye afande yavuze ngo wa polisi aravuga ngo abantu muvuga ngo mu Rwanda twabinye ubwisanzuriye ngo umushakirwa mwambaye ubusa muvi hano mugende aho babikorera ahubwo nyine mwumva ko ari uburenganzira bwayo twabujije no kwirirwa mwambaye ubusa narabikunze bya hatari hari ikigo ndi kurira cyane kuri Maisha negiji yavuze ngo nyamara hano mu Rwanda banabaha ubwisanzure buto nandi hantu hose ariko tuziyo kijye mu Bugande kwa Muhozi ara kwa Museveni ugere ivugishwa ngo igitinganye w'amakibirwa byari icyo uzajya bahita bagutwika hano mu Rwanda rabatwitse none se ibyo twijya ibyo ndi kubihuza gute urabihuza gute na nyire SFM ni kubihuza na nyire SFM wazanye rutinganya karuha kazi urumva ako se we hari radio yavuye batamwirukanye tutose nta discipline ntaki erega gatoya buri areka nkubwire ntakise Karenzi yafataga urumamiyo runini cyangwa urutiyo akajya rukoza ku isahane za bamwe agasunika ibiryo akamena hasi buri agaku buri ari jambo yitaho kumena umuceri n'umuceri ubute oya n'ubwenge buke
urumva buriya reka mubwire n'umuceri ubuteye buriya reka mubwire ejo bundi ngere nicare gutya njye kora mbona ikigane kumwe na bya bitinganyi mbona bihaye gato njye ntugajye uvuga ibyo abo simenya bari bazanye nako n'urutinganyi rumwe hararuhaba urumva njye kora mbona numva ngo bihaye ngo radio ngo bihaye RBA barayimanuka mani Karenzi arogeza uziko nese mbona kuri amujama ntabwo yokesha mani nego komana gwebonye yariko yishire igikabyo ngo Karenzi arogeza ubwo se yogesha nawe bavuga ngo RBA ngo nabonye ngo batuvuga ngo ruvuyanga ngo none se reka nkubaze ibavuge baceceke ibavuge baceceke nibavuga mu nyakora bavuze be kujya muri duel ubu RBA yose ubishesha sangeri nagiye arabavuga nuza kero fase wara bavuga numvise bateruye ikigo cyose rabarisa abajama n'abasazi gusa ngewe icyo nanjye nemera Karenzi kuvuga ukavuga kuri radio mere yarakabije ari hano warenze ukura kazi burase ureba Karenzi yakaba yaragiye gukora kuri RBA buriya Kenisi uribuka igegeze kujya muri duel nabo yahise biceceka birazimira ntiyongeye yabonye ko yarenze yareye utukura Kenisi yagiranye beef na RBA se igihe yazanaga no ikibazo cyawe ni nkubwira iyo nkuru n'ubundi ni wayibukaga urahita uyizaho banje Kenisi urabizi si mukunda ndanamwanga dore reka nkubwire uribuka Gasogi ifitanye match na Rayon Sport mu gukora campaign azana urutinganye muri stade mana nyagasari we Gasogi ndayanga Kenisi kura urwa rutera umwako nari ndi kwivugira inkuru urumva nk'ibintu bisumbaye oya jewe reka ngizukuri ikibinda kirwanya n'igisa nacyo igihe cyose Karenzi agikoresha urutinganye ariko nibyo mbwira ngo Karenzi nawe nta migisha zapfa niyo mpamvu kiragiye Kenisi yarahombye abantu bamwe bati uriya muhungu uriya mugabo wabyinishaga ibuno kuri yahenera abantu muri stade ese sibyo iriya mace wabona agiye kuyireba pe njyewe barakumvira campaign bari kujya kureba iriya mace kubyereka ubwirumva buriya Bruno Taifa namugi nyuma kutwa naje nyuma kare njewe Karenzi ne discipline mbwira no yanyuze batamwirukanye ntiyaro neseze ko batinda seze nese kuri fine baramwiruka reka naho bitane ko mwirukanye bya bitano rese ko yaramaze kwifatira amafaranga nese undi radio zibamwirukanye yose imwe si eske ariko ubwo nuza radio 10 nako radio 10 ariko iyo 10 niyo tuvuga ngo radio zose nko bamwirukanye kuresha urarutinganya koresha hari radio batarwirukanyeho uri uravuga Karenzi oya ndakubaza Karenzi urutera mwe kuyazanye muri radio abantu batarwirukanye Lorenzo ntabwo bamwirukanye nese bamwirukanye he asabiriza Fine FM yarahikuye ajya kuri Rwanda asabiriza ministre kuri Fine FM yarahikuye ajya kuri radio Rwanda yarahikuye nese babara yarahikuye se bijya cyane rwose ajya radio Rwanda bigende bite agera radio Rwanda ashwana na Rigani yabirebira arigenda ntabwo bamwirukanye Rigani se Rigani afite ubushobozi bwirukana kuri radio Rwanda oya nagaruka afite ubwo bushobozi ikigo nk'igihugu kujya umutekano uboneke umwe wawe mu akaruko ngabitekereza azasubira kuki batagaye Rigani azasubira nyine kuki batagaye Rigani ubwo nyine babonye ko buriya mu bantu babiri bari mufite amakosa ku ntabwo babonye Rigani akongira ngo iyo video twese turayizi Rigani ari kuvuga ati n'ubundi ibintu banyuza sibyo ni mubizi ibyo se nibyo bivuze ariko se ngewe rega gatoya ibyo bintu nge sima cyakoze ngo mbihagarare ngo tubikonfirme ntabwo bashaka ikiganiro turi gukora tuza ngo duheze urwo ruhande dukonfirme tuvuge ngo nibyo ngo nibyo oya ntabwo bari byo buriya rusa mu Karenzi mu mutera umwako bisa namutera imyako ruriya runtu yazanyemo hariya ruriya ruzamukasira iriya radio bazayifunga babakire bamuhaye akazi bamwirukane bande bahaye Karenzi akazi babakire bose base iryo ni ishari ryanya baresha urumva Karenzi asubire guhobagira radio ni kuki mwifuza ko umuntu asubira inyuma ubwo nibyo yifuza ngo asubire oya agume hariya urumva ariko rasubira inyuma twe tuzazana ngo tumukoreho mufite imitima mibi nta mitima mibi nose nge ugenda muzuriye ni utamurega abanyarwanda benshi banga abantu babazi none se cyo showbiz yacu amashyari yuzemo wese Kenisi arakuzi ko yagustriking ndiye skinda mwanga Kenisi nukaza ndakasa hari nabandi benshi buriho kuri flash wadukoreye biriya asha uriya we niduhura azabanza abibwenge rubwo none rero gatoye kuri iki kintu cyase ukutumvikana hagati ya Bruno Taifa na Sam Karenzi ndabona byatangiye gukomera niba byatangiye kugera ku rwego batangiye gushyirana hanze ngo amabanga ngo yo muri covid ngo y'abakobwa ahubwo umva abagabo bagiye kwambikana ubusa umva ni akamanze bavugiriza induru ni muze reka ngwize ukuri hagiye kubereka inkuru ziteye ubwo ni ubundi abizi Karenzi nawe azicarare kuri ikindi kintu reka unabwiye ngo bahuje amanyo barogana buriya ruturu two bagiye babikiranye umva niba atangiye kuzana agatona ibintu buri kuvuga none se nibyo bizanye
Nese byo ndaye wabyumvise kuca ku ruhande ijwi ko turikiniye ubyumvise oya ntukazajuzana nawe ibintu izo creations da niba batangiye kuza gusa ari ngo amafaranga bahuguza ijwi oya vuga aho wabyumvise kwa motari ibyo bintu tuzabikatinga urabikatinga cyane pe reka bazagufunga bande bafunga none se ufite proof yigaragarize aha turi kuri audio akusika bagabara abagabo uvuga babubatse mu mwana ubuzika abagore baba batasi showbiz none se ibyo bintu kamubwiye niba ari ikintu ufata ku mavuta yasise nicyo kintu ufata ku mavuta yari ikigoryi The Ben nta kuna tamwingi ahubwo ati ibyo bintu ni showbiz yenda byumva nta nubwo The Ben na muza kubivuga gatona hari n'uvuga rwose ufite ubwenge buke ibi kiye kibazo ariko ufite kiye kibazo ufite ubwenge buke wowe ubwenge buke ngaho katinga ikiganiro ufite ubwenge buke pe uze kubikatinga ubikuremo none se byo nibyo bize isuba byizaniye wabyumvise ari umukobwa yarafitiye amafaranga indi wari yamufitiye Karenzi ntiyamwishyura biza kurangira uwo mukobwa areze Karenzi ngo bamujyana muri cyamunara basanga ngo na bike yandikije ngo nisorori ngo sibi sicyo yavuze none twicaranye hano turi kuvuga bino bintu rindurura joro ibintu bisohoka inyuma ibyo bisohoka inyuma ntabyo bavuze icyo wendi hano ntago tu breaking hano turakoti ese ko muri ufite ubwoba ufite ubwoba bw'iki oya ntabwo cyane ibintu gukora biri mu bwenge gatoya ko ufite ubwenge wowe gatoya pe ugira ikibazo ugiye kuba gatoya no mu bwenge ube butoya ubwo ugiye kumbwira ngo urabikatinga ngo nago ngo bya prodinga ibindi bikatinga ntabwo tubya upload urabikatingira iki mwese mureka bagufunga se barafungira iki se bavuze inkuru dahagazeho ibyo ni ibihuha ibyo nisebanya usebanya umuntu witwaje imbuga nkoranyambaga nakomeje mu byo wumvise hari ugeze wumva Taifa avuga ngo Karenzi kandi ibyo ngibyo leta isigaye bifungira abantu katinga ikigaro muri bagize ubwo mumenye gukoresha imbuga nkoranyambaga neza ubuze tuzikoreshe nabi none tuzikoreshe neza cyane uriya n'umugabo umwana uba ufite umugore gatatu nawe ufite ubwenge buke kabisa n'ubwenge buke nyine we bureke babone ufite ubwenge buke pe hari nk'ibintu ukora ngo ufite ubwenge buke kabisa kandi ibyo ngibyo ntacyo bimaze ntacyo bitumariye mu nkuru byo mani gusebanya gato nta kintu bimaze ibyo n'ujye ubireka dukora inkuru nzima urase Karenzi mufiki wamusabye akazi yarakakwimye ngiye nsaba akazi ngewe none se iyi ntago ari platform yanjye none se ikibazo ufite ni iyi platform ni kwishyura ndimo kukubwira kuvuga nk'umunyenzara uzukuru bakanyenzara bamezo uvuga nk'umunyenzara rwose akatinga urwo ruganiro ndi kumva ntazi ibintu urimo iyo ikise tugikatinga ikisezera abantu use niba cyamuvuga nabacekajya kurega Taifa wa mwisi ngunzu yabaga kurega Taifa wa mwisi ngunzu ngena Taifa so bamwishinga ari mu gihugu urese aryurwa gutu ubeshyira umuntu ne kandi none ikibazo cyawe nta ngomba icyo wakoze ari kosa nakosa naryo ntacyo ibyo bikatinga ubwo baraza kumva dutoga naho tazyo twapfuye yari yagururu nyabwoba ubwo bwoba cyangwa ugira ko nuzajya munsi y'itaka ubuza n'ubwo bantu nibiki ese ko uzajya munsi y'itaka bivuze gukora amakosa iriya kosa cyangwa uyishe ntaririrwa gato jya ubimenye nta kosa iriya kosa se wowe kora ikintu cya proding ikigano mwana ugabanya ubugamba ura proding ikigano se urashyiramo ubwenge buke bwawe wowe ubwenge buke ese jya uvuga inkuru uhagaze si Taifa bivuze Taifa umvise avuga ibyo ngibyo yavuze wigeze Karenzi kari umugabo gatumva nkubwira jya umenya gukora ikiganiro umenye guko entertaining abantu ariko umenye kudasera ariko se ufite icyo kibazo uploading ikigaro cyangwa ubyiworere oya cyane urumva icyo cyo oya nuko nyine ndi ubikati ntago bura bwenge buke bwa no rugo kuvuga ko ubwo nubwo kwavuze ko Karenzi ari umujura nubwo nabyo icyo nta gisambo ibyo yabivuze twe hano nago tu breakinga turakoti ntabwo mwisi gisambo ikibazo ni ibyawe wizani ibihe byo kuzuva umuntu umugabo yarashingiwe afite umugore ni wamufashe hari abantu basimbutse ipangu twarababonye bavunika n'imbavu aho ngaho bivuze nabyo ariko nukazafata umugabo gusa n'umutima mubi wawe w'umukara wanduye umutima wiwe cyanda dusezera abantu dusezera reka tubashimire ko mwabanye natwigana ibyacu nagaruka ngiye twakurusha mbe the classic nari kumwe n'umutima mubi Sifa gato the classic amore imana we namwigana ibyacu nagaruka shalom bivuga idasanga ariko ibombo platina de ibyo birabaje biteye n'agahinda mwana amore imana we namwigana ibyacu nagaruka shalom ibombo platina de